buriya utamenye ibintu badakinisha ibyo ari byo mu buzima bikugiraho ingaruka uzumva n'abuzukuru bawe. Hari ibintu dukinisha wumva ari akadesiziyo gatoya gusa ufashe, just a no. Ubusabane bwawe n'Imana, wowe n'Imana, simvuga rusange, wowe mu cyumba cyawe mu gitondo ubyutse saa sita, burakomeye kuko wa mugozi uguhuza na hirya. Gutakaza ubu busabane, reka nkubwire ngo n'abaguhimbaza n'ayo mafaranga urimo urakorera n'ibyo bituma uvuga ngo I am busy doing what? Nta gishya ku isi. Umubwiriza yaravuze ngo nta gishya. Nshakira ibyo byose byagucanze hari ababinesheje. Abaheburayo 11 dufite intwari zo kwizera, dufite abagabo banesheje umubiri. Ntabwo ubu buranga bw'inyuma bushobora kwica ikindi mo imbere, ntibishoboka. Ntabwo ndi bugurishe apparence, nyigurane destiny, nyigurane intebe y'icyubahiro yo kuba premier ministre integereje muri Egiputa. Tega amatwi, umwami arimo aravuga, arimo arahamagara, arimo aravuga ngo uri mu bitsi kina neza, jya muri repetition, reka kuzamura ibitsiro, bwiriza, rekana nako gakobwa, va kuri uriya musore, kiranuka, reka ubwo bujura. Arimo aravuga, umwami arimo aravuga, tega amatwi, reka ayo manyanga. Nkunda kuvuga ngo ibigusifura byose, ibikwereka ngo uri umuhatari, you are the best, bikurangaza, distractions ziraha, zirashaka wavorte inda ya destiny. Ibikubyinirira hano ntabwo target ari wowe, nta nubwo target ari uburanga bwawe. Reka nkuvire, kuko hari igihe bikubeshya, you are beautiful, uti beautiful fu ugahengama hengami hapa utaishiwa. Ntabwo ari ikibazo cya beautiful, birimo biratagetinga inda Imana yagushyizemo ugomba kubyara kuri iyi si. Hari abantu bari hariya barimo barashofa my dear Pastor Kado, baravuga ngo Kadara reba ku ruhande gato, mikro ndaba nayifashe. Hari abantu bavuga ngo Julliene uratinda gato turagukuramo, turaba tuhageze, barimo barishofa. Imana ikakureba ibintu wikora mu kibuga, uyarimo arakina make, c'est quoi ça? Umuntu wari umuhanga yabanje n'ibikajo ari muri aya, atangiye gukubita umupira ukajya hariya, c'est quoi ça? Turi mu minsi atari bwo vraiment warihanganya n'ubundi, siyo minsi wakabaye ufata gakiza uko ushatse, siyo minsi wakabaye uri urangara ku buzima bwo gushaka Imana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ibiganza byacu biri hejuru, hallelujah, hallelujah. Amaboko yacu ari hejuru, hallelujah. Wow, 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 wow. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nari ngize ngo muragiye. Bwana Yesu asifiwe. Oh yes. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Julliene Kabirigi Kabanda, ntabwo ndi umushyitsi hano. Yes, ariko banza nsengera mu gatatu gusa. Mumfashe nanone ntaratangira kubwiriza, twifurize isabukuru nziza y'imyaka 20. Amaze Bishop na Madame barushinze imyaka 20. Come on. Twari kubahimbira indirimbo, nizere ko bayibahimbiye, ariko imyaka 20 ntayo bahimbye, ntimurayigeraho. Nizere ko atari ishyari mwagize, ariko imyaka 20 ni myinshi, sibyo?
Yes, dushimiye Imana mama Bishop. Ni imyaka idasanzwe, ni ibihe byo gushimira Imana. Hari abantu nzi bamaze 20 n'indi nta n'urubyaro bafite so hari igihe abantu tumenyera ibintu ariko ibyo ni ibintu byo gushimira Imana. 20 abana 7 umutware nawe uhari mwirere y'abana ni ikintu cyo gushimira Imana. Ni ikintu cyo gushimira Imana cyane. Dufatanyije namwe turabaririmbiye mu mitima. Yes, ngo hari indirimbo iri buze nyuma ubanza ari Reverend Kado uri buyiririmbe. Niba ufite ijwi ryiza kurusha bose hano. Barikiwa sana Reverend. Yes, muramfasha tujye mu gitabo cya Esteri ibice 2. Igitabo ni cya Esteri ibice 2 cyangwa turabanza igice cya mbere turasoma 20. Hari ijambo numva Imana yashyize ku mutima tena tutabarikiwa. Haleluya. Imana yashyize ijambo ku mutima rivuga ngo winanirwa ku munota wa nyuma. Wigira gute? Winanirwa, usichoke, winanizwa n'umunota wa nyuma. Mugenzi wawe wamureba mugapfukamunwa ukamubwira uti wabyumvise, nta kunanirwa ku munota wa nyuma. Esteri igice cya mbere ndahera ku murongo wa 3 turajya no ku bice 2 umurongo wa mbere. 3 baravuga ngo mu mwaka wa 3 ari ku ngoma, uyu ni umwami Ahasuwerusi, atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya. Abakomeye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'imfura n'abatware b'intebe bateranira imbere ye. Amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro. Amara iminsi yerekana ubutunzi bwe. Icya kabiri, yerekana igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje. Iyo minsi ako mukumve cyane yari 180. Iyo minsi ishize umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari ku murwa w'Ishushani, abakomeye aboroheje, bamara iminsi 7. Iyi minsi nayo ntuyibagirwe, bamara iminsi 7 ku rurembo rw'urugo rw'ibwami. Hari hakinzwe n'imyenda y'ibitare n'iyirabura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara y'akabayonga. Umurongo dusimbuke, umurongo wa 9. Kandi umwamikazi Vashiti nawe atekeshereza abagore ibyo kurya mu nzu ya hehe y'ibwami, ariyo y'umwami Ahasuwerusi. Umurongo wa 10. Nuko ku munsi wa 7, umunsi wa 7 mwawumvise cya cyumweru kirangiye, umwami anezeza umutima we na vino, ategeka Mehumani na Bizita na Halibona na Dalalala. Mbega amazina. Zari inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi ngo bazane umwamikazi Vashiti. Arababwira ati nimugende muzane umugore wanjye vite. Mugende munzanire umwami Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba. Ako mwakumvise? Umwami ari hehe? Arimo aratekeshereza ibiryo abatware. Vashiti nawe yatekeshereje abagore, barimo barabaho, barimo barishima. Atumye ababishinzwe ati nimugende munzanire umugore, ndashaka kwerekana beauty we, ndashaka kwerekana ukuntu ameze. 11 noneho ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba kugira ngo amurikire abantu n'abatware. Imagine, arashaka kumurika ubwiza bw'umugore we kuko yari umunyaburanga. Vuga ngo ako. Vuga ngo ako. Ariko umwamikazi Vashiti 12
yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami. Yamutegekeshereje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Baramuhamagaye, agira gute? Aramukatira. Umwami aherako abaza abacurabwenge. Twasimbutse kuri 2 umurongo wa mbere. There we go. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi ashize uburakari, yari yarakaye kweri, ashize uburakari yibuka Vashiti n'ibyo yakoze n'igihano bamuhanye. Maze abagaragu b'umwami, iyi nkuru mwarayisomye wana, mugende musome namwe, mugende kabisa musome, ni nziza kandi nabuze aho nsoma naho ndeka kugira ngo nze gusobanura neza. Imana yashyize ijambo ku mutima uyu mwanya mutoya muri aka gatatu, kubatera inkunga yo kutananirwa ku munota wa nyuma. Nari mvuze kutananirwa ku munota wa nyuma. Iyo mvuga kutananirwa ku munota wa nyuma, ndavuga gutsindwa aho utagatsindiwe, kutaba sensible, kutaba sensitive, ku buryo ushobora kumenya ngo ubu ahantu bigeze ntabwo ngomba kuneshwa. Iyo utabaye sensible mu mwuka kumenya ibihe batanesherezwamo, I tell you, ukurikiranwa n'ingaruka zizakubabaza ibihe byinshi. Sinzi ko icyo kintu mucyumvise. Kutaba sensible, ubuzima bushaka Imana icyo budufasha, butuma amatwi yawe yo mu mwuka n'amaso yo mu mwuka bihora bimeze gutya. Ugashobora kuba sensible ahantu nyaho utagomba kunanirirwa. Wahagera ugashinga imizi ukavuga ngo sitoki hapa kabisa. Wanjuguza, wakubita, wamanura, wansyonyora, sinsyonyoka. Hari ahantu bundi iyo urugamba rukomeye cyane, iyo ubaye maso cyane, igitondo kiba kigiye kuza. Uzarebe, maze iminsi ndimo ndiga ku gashyamba ka Getsemani. Aba bagabo bagendanye n'umwami Yesu imyaka 3, abakuye mu ngo, abakuye mu miryango yabo. Petero asiga madamu n'abana, asiga umwuga yakoraga w'uburobyi, aramukurikira. Bagendana nawe, babonye agendesha amaguru hejuru y'iki? Y'amazi. Bamubonye akora ibintu abwira igicuri kigaso. Babonye ibintu babonesheje amaso birakomeye. Bageze ahantu ho kudatsindirwa, biratangaje ko ariho batsindiwe. Bashoboye kunesha ibintu bikomeye cyane. Buriya guhagurutsa umugabo ukamukura mu rugo rwe ngo nkurikira nza kugira umurobyi w'abantu na maviza, akabyemera ukamubwira ngo gira gutya, akabyemera. Abagabo bamugendaga inyuma mu gitondo na nijoro, akarara ku musozi bakaguma aho hafi. Imyaka 3 irashira, bageze mu gashyamba ka Getsemani. Unbelievable, biratangaje kuba ni naho bwa mbere bari babonye ava ibyuya by'iki? By'amaraso. Bakabaye sensible mu mwuka, bakavuga ngo urugamba rwagize gute? Rwahindutse. Bari bamuzi ahura n'ibigeragezo, baramuzi bagiye kumusunika ngo bamurenze mu manga. Babonye aca mu bintu byinshi, abafarisayo bashaka kumwica, ariko ntibigeze bamubona afite ubwoba, atitira, ava ibyuya by'amaraso. Uwo ni umwanya bakavuze ngo wait, buretse gato, niki kibaye? Niki kibaye? Hagiye kuba iki? Uretse n'ibyo, mu kanya gato yaramaze kuboza ibirenge. Murabyibuka? Yaramaze kuboza ibirenge. Arababwira ngo uri bungambanire ari muri mwe. Bati oyaye, batangira kurebana. Arababwira ngo mwijya kure ndabasobanurira byose. Uwo turi buhuze ukuboko hehe? Kumbehe nuwo. Ntabwo haciyemo akanya. Yaramaze kubabwira ibintu byose, asangira nabo, abereka ibintu byose bigiye kuba. Hageze igihe nyacyo babona umugabo arimo arasenga, ibyuya biraza. Araza arababwira ati, you guys, what's wrong? Mubaye iki? Munaniwe kuba maso byibuze isaha imwe hamwe nanjye? Bati okay, turi kumwe.
bamaze iminota ingahe barongera barasinzira. Aragaruka arababwira ngo nimusenge mutagwa mu moshya. Yarebaga ibigiye kuza, yarebaga ibigiye kubasatira. Kutaba sensible, nayobewe kuba sensible mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda ni ukuba sensible. Urebye ni ukuba sensible kabisa. Bakabaye bari sensible, bakamenya ngo ibi bihe si bya bindi. Ubu babivuga gute? Umukino wahinduye iki? Umukino wahinduye isura. Uyu mugabo bazaga kumufata ubundi akabakweba, bajya kumumanura mu manga byakoraga bakabura hatsiye, yanyikaga akanyikika bigakunda. None ubu baramufashe. Ntibagombaga gusinzirira muri kariya gashyamba nakwambiye, ariko barasinzira. Ndimo ndavuga wineshwa ku munota wa nyuma. Iyo urugamba rwajemo amacumu no kuva amaraso, ntibivuze ngo naho bigiye kurangirira, ahubwo ijoro rigiye kurangira, igitondo kigiye kuza. Iyo ni formule tutajya tumenya abakristo. Now tujya kuri Esteri. Umwami Ahasuwerusi arayobowe, arifashe nk'umwami, ahuje ibihugu, ahuje abatware. Aravuze ati ariko ndumva iyi saison ariyo gutekeshereza abatware, nkabahuza, nkabashyira hamwe, nkabereka ubwiza bw'ubwami, nkabereka arabatembereza. Baratembera ngo arebe uburanga bw'ubwami bwe. Agenda ibi bihugu byose batubwiye, arazunguruka ari kumwe na Madame de Vashiti, yambaye ikamba, très bien habillé. Bagendana ngo yari afite uburanga terrible. Barazunguruka. Bavuze ngo iyo minsi yari 180. Can you imagine? Umudamu arihangana 180, iminsi 180 agendana n'umwami, yasize inshingano z'urugo, ibintu byose yabiretse, bazenguruka gusa, nta kazi bamubwiye, no gupepera abaturage gusa. Akabereka bote, agahindukira ati. Bakagera mu kindi gihugu akazamura gusa akaboko, bagera ahandi akazamura kandi. Iyo ni kazi ngumu, bazakame ibyo gusa. Na pepeza abiri arazenguruka. Ntabwo nzi ahantu yaterewe uyu mugore. Wowe barimo barakwerekana ukuntu uri igitangaza, ukazana ubuzembe. Umva 180 umugore arayimara, yumviye umutware. Bible iravuga ngo ku munota wa nyuma bajya gushyiraho iyi minsi bayisirindwi. Mwayikurikiye? Iyi minsi 7 yari agashingura cumu. Noneho ni finale. Aba ni abayobozi gusa, abatware, abantu bubashwe. Noneho rubanda rwose iminsi yabo yarangiye. Abagore baramubwira Vashiti, arabajyana. Abagore b'abatware bose bicaye aho, harimo abari bambaye neza, urabyumva bose nako bari bambaye neza. Imbere y'umwamikazi aricaye ku ntebe ye, yusi arimo arabarebera hasi. Abagore b'abaturage, abagore b'abaturage ariko bicaye aho. Bibiliya iravuga ngo barimo bararya, banywa, baguwe neza. Umunsi wa mbere urarangira, bakoma amashyi. Umunsi wa kabiri urarangira, urumva bafite ka fatigue, bamaze iminsi bakora cyane, sibyo? Iminsi 180 ntuyite umukino, muzenguruka gusa n'umugabo. Umunsi wa gatatu kuri ya minsi soza 7, umugabo ari kambere n'abatware, barimo bararya, barimo baranywa, banejeje ngo umutsima na kavino, bagacishamo banza bakabyinamo gake. Umunsi wa gatanu iyo minsi irimo irarangira, ibirori birimo biragira gute? Birasoza. Iminsi 180 yashize, iminsi 7 irimo iragira gute? Irimo irashira. Vashiti agiye gutsinda igitego, ararangije. Hanyuma yikomereze na bwana, akomeze yirira iby'ibwami. Ku munsi wa nyuma, my God, Satani ni mubi kabisa. Hari gende Vashiti nkavuga ngo bakwatsa amata
mu kanwa. Araho umwami aravuga ngo nazengurutse ibihugu, ibintu byose Bibiliya yabyise ngo ubwiza bw'icyubahiro cy'umwami n'ubutunzi bwe yaramaze kubyerekana, abyereka, baratambagira ahantu hose. Agiye kwibuka yibuka ko mu byo yakoze hari icyo yibagiwe. Yibuka ko yibagiwe kwereka aba bayobozi iki? Bote y'umugore we. Ngo kandi yarazi ko umugore we ari yarazi ko Vashiti ari namba 1. Aravuga ati umunsi wa nyuma ngiye kwereka abaturage ko harya barashatse, reka mbereke ko nashatse. Vashiti aragenda rwo yari ibereye iriya mu gikara, abagore bamuhimbaza bamubwira bati hari n'akaririmbo njya nkeka baririmbaga, harakabaho Vashiti, bazamura Vashiti Vashiti Vashiti, abahariya bakazamura Vashi abadaditi. Hirya abagore turakabya, abagabo ntago babijyamo, ariko abagore twashatse guhakwa tutakwimbia turakuririmbira kugira ngo twikomereze intebe zacu, kandi twasoka tuti niyo kamere yacu, turabana beza turi kumwe nawe, twagenda yishyizeho kandi twakugera imbere Vashiti, twasoka hijya Vashiti nyo. Niko twibereye, twaremwe neza twebwe, turi imfura kuri iyi si. Ariko ahantu hatari abagore sinzi uko hameze vraiment. Abagore oh my god bakunda kubi, turi imfura gusa. Ibaza igihugu kirimo abagabo gusa, ibaza icyo gihugu kirimo abagabo gusa n'abasore, nta mugore nta mukobwa nta n'akana k'agakobwa gahari. Ye baba we, mise ngitekereza ibyatsi byamera bikamera no mu kanwa kabo. I tell you, byamera everywhere. Ingo zose wajya usanga ku meza hariho isahane, shosete tukazisanga hehe. Yes, ndashaka kugere mu mabiro ari abagabo gusa barimo, nta n'umwe ukora isuku, bose nukujya baseka ukabona jardin. Abagore bashima Vashiti, baramuririmba ku munsi wa nyuma. Vuga ngo umunsi wa nyuma bigiye gusoza iminsi 180 yashize, 7 jours Vashiti uzigeze ku musozo. Bakuririmbiye abagore Vashiti, byarangiye, wabyutse, wabyinye, waberetse imyenda y'ubwe y'abamikazi, wishimye. Umwami aravuga ngo hallo, bose bati hallo, surprise. Umwami abari ibwami bati surprise, ko twabirangije, twabonye byose, hasigaye ikise. Ati mfite surprise yatari. Bati ahita hamagara abagabo twasomye amazina ari compliqué, arababwira ati nimuje, ubanza yarabongoreye batumva surprise, mugende munzanire nde Vashiti, mumubwire ashyireho tiro iva kujisha ikagera ku musatsi, makiyaje azasana ya nyoni ya Samusure, aze wese ni pyuku umunwa ari rouge vert. Umva baragenda bati Vashiti ntabwo uzi cyagezweho. Ati what iki? Umwami aravuze ngo uyu munsi wa nyuma wa 7 abantu bagiye gutaha basubire mu bihugu byabo. Ati umwami aravuze ngo shiraho tiro kujisho, mujisho, mu kanwa, everywhere. Bati hanyuma bigende gute? Hanyuma arashaka uzukimbagira, arashaka kukumurikira. Bible iravuga ngo Vashiti ntiyaba sensible, agira uburofa, azana bya bintu, ya mikino twese turimo,
yo kutamenya aho badakinira no kutamenya ibyo badakinisha. Buriya utamenye ibintu badakinisha ibyo ari byo mu buzima bikugiraho ingaruka uzumva n'abuzukuru bawe. Hari ibintu dukinisha wumva ari akadecision gatoya gusa ufashe, just a no, kuko yahise ababwira ngo ndanze. Akagambo karimo utuntu tutarenze tungahe, ndanze. Iyo ndanze gusa yamugizeho ingaruka zimukuraho ikamba, zimukuraho imyenda, zimuhindura kenyegi. Yewewe, ingaruka ubanza n'ubakizumva aracyariho. Ashobora kuba n'abantu yicaye arimo anabyumva kabisa, naho bamushyinguye ingaruka zimuriho. Ku munota ahantu badakinira, ahantu ibindi byose basi iyo yanga muri ya minsi 180 nta muntu wumva. Uraza kwanga abagabo b'abatware bicaranye n'umugabo wawe, wowe urasegabira umugabo imbere y'abagabo. Njya nibaza ariko agomba kuba Vashiti yarafite ka kamere kamunaniye kureka. Aho wasuzugurira umugabo imbere y'abandi bagabo, no kuvuga ngo mu rugo ashobora kuba yaranamushunaga. Vashiti arabareba mu maso arababwira ngo nimugende mubwire monsieur ngo ndanze. Barongera baravuga ngo twumvise neza se, twabyumvise. Ati mwabyumvise, mvuze ngo ndanze. Barababara. Vashiti mwenyewe agira ngo ni imikino, mubwire ko ntaza. Maybe yabonaga abagore bamukinira cyane, bamushima kuko cyari kirori. Yumva ntabwo yatakaza iki kirori arimo, akajya guta umwanya yitaba umwami. Hari igihe abagore hano ku ruhande bakwintertaininga, hari ibintu birimo muri iyi minsi birakwintertaininga, birimo birakwibagiza kwitaba umwami. Ikintu kikubuza kubwira umwami aguhamagaye ngo karame, kirimo kiraguhemukira inshuro udashobora kubara. Ikintu kirimo kirakuvangira, kikakurangaza ubona ari byiza, kuko Vashiti ari kumwe n'aba bagore bamuhimbaza, bazamura imyenda yabo, bya bindi babyina bagira gutya, yumvaga yagezeyo. Hari ibintu bikwereka ngo wagezeyo. Hirya hari ijwi ry'umwami w'abami ririmo riraguhamagara. Hari ijwi riri hakurya, ahangaha hari amajwi. Ahitamo amajwi yirengagiza. Igihe cyose ushyize amaso yawe kuri aya majwi, nakurapia ririya jwi rizagukoraho byanga bikunda. Kandi igihe cyose ririya jwi riri hakurya ry'umwami urimo uraryirengagiza, ari kubwira ngo acana na uyu, unakata, reka ibi, ukanga, va hano. Aba baragushima, baraguhimbaza, barakubyinira iminsi baze ku ntoki. Indi minsi izakurikiraho utasufiri, nakwambia. Vashiti aranga, yanze, agira ngo nibisanzwe, agumana n'aba bagore aho bakomeza babyina, bazamura utwenda, bakamwereka ibyo bateguye, ababyina maraba, abamuzanira bakamubwira ngo nta usa nawe. Arangazwa n'ibyo, akomeza bireba, akomeza bareba babyina. Hirya umwami arimo arababara kuko yasuzuguwe. Hino Vashiti ari muri hirya umwami arimo aravuga ngo c'est pas possible, jewe umugore nashatse, umwami uyoboye ibi bihugu byose, ndahamagara umugore akansuzugurira imbere y'aba bagabo, atakaci fire. Hirya Vashiti bamwe baramwereka, bati tuguhe iki. Hari ibintu birimo birakubaha uyu munsi, birimo birakwereka ngo urumuhatari. My dear, uko bitinda imbere urimo uratakaza ikintu gikomeye cyane. Nkunda kuvuga ngo ibigusifura byose, ibikwereka ngo urumuhatari, you are the best, bikurangaza, distractions ziraha, zirashaka wavorte in their destiny. Ibikubyinirira hano ntabwo
target ari wowe, nta nubwo target ari uburanga bwawe. Reka nkuvireyo, kuko hari igihe bikubeshya. You are beautiful, uti beautiful fu ugahengama hengami hapa utayishiwa. Ntabwo ari ikibazo cya beautiful, birimo biratagetinga inda Imana yagushyizemo ugomba kubyara kuri iyi si. Nubwo mutayakoma uyumve gusa. Ntushobora kumva abantu bamaze kwavorta bari ku bitaro ku gitanda bamaze kuzamura amaguru, barimo abajenikologe bamo barakuramo inda, kuko watinze hano. Hariya hari ijwi rigira gute? Mbwira se wabyumvise. Hari ijwi rihamagara hano. Umwami arimo aratuma buri wa gatatu ko waje hano, aratuma buri muntu, aragutuma uri ku mavi, aratuma nimumbwirire vashiti hano, nawe vashiti urishagotwa. Iyo ni terme twakoreshaga kera, baracyayivuga kuko twamurabyumva. Arishagotwa ya hano hari ibintu bikugotwesha, yo bigushima, bikwereka how great you are, bikuririmba, birimo ni distractions. Munyemerere mbabwire, ibirangaza bikurangariza hano bigatuma unanirwa ku munota wa nyuma, ukananirirwa utakananiriwe. Vuga amina. Ugatsindirwa ku isegonda ya nyuma. Uzaho wahereye wowe usirimba, uzaho wahereye muri Sunday school, uzaho wahereye, uzi ibintu wakoze, uzi urugendo ugendanye n'Imana, unakwiye apa kweli. Aha imbere ya Julliene agukuye hasi, uragubu warangiye. Hirya ijwi rihamagara buri munsi ukariniga, rirakubwira ko wataye umurimo wanjye ukariniga, rirakubwira ibintu ukariniga. Umugabo ejo bundi twaravuganaga, ndamubwira ni papa, ni umuntu watangiriye ahantu hakomeye cyane mu mwuka. Zamani ndi muri secondaire, kera ndi muri secondaire, icyo gihe Bishop Masengo yari muri université, tukajya tujyayo, nigaga i Butare, tukajya tujyayo, naho twamenyaniye, tukajyayo bakaza bakatuvizita bari mu bubyutse, bakaza muri aho tukorera. So urumva uwo mugabo tumuzi imyaka myinshi, iyo myaka yose yarakoraga. So umudamu wagira ibibazo ejo bundi anyegereye, ndamubwira ni umuntu uri muravuga ntabwo ari we. Arambwira ati pastor, ndakubwira we impamvu nkubwira nuko aragukunda cyane, ni inshuti yawe, mukebure. Dufite abana tutagomba kurera, dufite afite umuhamagaro, namushatse awufite, ntagomba. Ndamusaba areke gukora ibintu abona ko ari bibi kandi abirengaho, ariko yananiye. Please, ntabwo najya mu bandi bakansalasi musange. Urumva uwo munsi byarenze, umugore yari yamucapye, yari yashyizemo inshyi, ariko ntiyazishyiramo gahoro. Ofete yazishyizemo n'agatege, kuko yashyizemo n'umugeri, kandi umugore atwite, ashyiramo ibintu kandi hejuru y'akantu. Ujye nagize ngo umugore arambeshye, hejuru y'akantu kari très simple, akantu ubona katazamura umugeri, ariko yari yamuhaye. Wari wabona isura y'umuntu uzi, ukabona yamadekora. Ndavuze ni mtumishi wa Mungu, wuzuye umwuka mpaka isura irahengama. Arambwira ati wacu hari ingumi zivugiriza. Ndamubwira ariko kubeshya ni bibi, tabia mbaya yo yakudanganya. Ati sawa muvugane. Ndamubwira ni wa mugabo fire, ature fire, aisha kuwa ngumi. Arambwira tububanza yarize karate kugira ngo arimo aranyigira, harimo arakora practice. So icyabaye urabyumva, ndamuhamagara wa mushuti wanjye, ndamubwira ni papa, umuntu w'inshuti ya cyane. Arambwira ati rero ubu tujye mu bintu bya serie. Ati hari ibintu tutakoraga kera pastor. Ya rero iyo mwatangiye ni aturabona ubundi ntabwo Bibiliya yemera ko dukubita.
atariko ntabwo namukubise mu by'ukuri mubaze nguyu nagukubise namuhanye n'urushyi rwera. Pastor Kado bwa mbere numva urushyi rwera. Wigeze urwumva cyangwa nawe ujya ukijaho? Madame hatatuambia leo niumva biri muzamure tugurishya turamufasha hano. Pastor Kado aranyemeza akajya ashyira muzaya, arambwira ati ntabwo nyakubita umugore wanjye namushatse mukunda. Amina ati amina ni unajazwa ati nitoka na hano barajazwa ati ntabwo shiri tugeranya abana bange nagukosoraga mu mwuka beneda ahanga hameze ngo wagira ngo c'est rouge, birasa nkaho ari amaraso yibumbiyemo. Arajya kubuga umunwa arabyimbye anavimba ahangaha ntakoraho, ameze nabi aragenda nk'ikamyo bamaze gupakira umucanga bagiye gusukara. Ndamubwira ni ibi urabireba ukabyita ibyera? Ati pastor, ati darling, pastor Kado ashiraho darling. Uzi kubu abantu basigaye babatiza ibintu. Ati darling, nukuri kumanuka wahombanye ntabwo nabikoze nshaka kukubabaza. Nagukosoraga ariko rwa rurushyi ko mutavuga cyangwa murazitera. Abantu bageraha bagatangira, iyo wananiwe kwitaba hari umwami utangira kugira ibyo ubatiza hano. Murekeraho kubatiza ikintu kite kugwa, kite kunanirwa, emera ko ari ibyaha, emera ko utagisenga, nibwo umwami ari bugufashe neza. Murekeraho kubatiza ibintu, rekeraho ngo urushyi rwera. Naramubwiye ni urianguka vibaya, ntinemera nkubwire umuntu arababaye aratwite urazana ngo n'urushyi rwera. Urwo rubonye ati sinamukubise urushyi rwera, nagize ngo pien ngo none se pien ituma umuntu ahombana, yo ni pien cyangwa ni bo? Ndimo ndavuga kutananirwa ku munota wa nyuma. Ahantu Vashiti yananiriwe mu by'ukuri ntabwo ariho yakananiriwe. Yaragenze iminsi 180 arayirangiza, arangiza 7 jours. Arangije 7 jours murashoje, bagiye kubasezerera, amamodoka yahagaze hanze arimo abashoferi bagiye gusohoka, birarangiye. Uragitsinze ku munota wa nyuma. Vashiti ubaye iki? Iyo aba sensible hangeleta michezo ntabwo yari kuzanira mikino hariya. Ibirimo biragukinishiriza hano birabizi kugeza ku munota wa nyuma, akagozi ka nyuma ugiye kwinjira muri destiny ya hatari. Nyuma y'iyi minsi Vashiti yaragiye kujya he? Ndashaka mufotore. Nibwo bwa mbere bari bamutambagije ibyo bihugu byose, nibwo bwa mbere bari bagiye kwerekana uburanga bwe, ni nabwo ahise atsindwa. Reka mfate ibintu bibiri mbishyire hamwe. Hari ugutsindwa kwa Vashiti akananirwa kwitaba ijwi ry'umwami, hari no kwambara ikamba kwande kwa Esteri. Igihe cyose wananiriwe hano hari uri tayari, my dear, iryo kamba ryawe aravuga ngo kirofa wewe ayitarifata ashyira ku mutwe wiwe. Namaze kumenya ko Imana ari Imana isimbura mu kibuga. Ngasubiremo, Imana irasimbura. I tell you, Imana irasimbura. Yo, ntabwo njyamenye iby'umupira ariko Imana irasimbura. Ejo bundi bansobanuriye akantu, kiriya kintu coach wa Arsenal ajya azamura barimo barakina n'Amavubi cyangwa arimo arakina n'indi equipe,
Musetse iki kandi murafashijwe? Wabona tuzagerayo. None se ko mucika intege vuba. Mujye muhanura. Nuko coach arazamura, abantu bari mu kibuga bagira gute? Bakina. Jya nibaza uwo bazamuye basimbura yabibonye gute? Ese bakina barebayo avuga ngo ni jewe uvamo cyangwa si jewe? We arahagarara akagira gute? Akazamura number 20. Yagira gutya ukabona number 20 ayisagira gute? Avuyemo kandi ikintangaza bamaseka. Buriya babaseka iki? We baragukura mu kibuga utaramana n'iminota 8 ugaseka. Agahita agira ngo ari kura pepe rujyahe. Vuga ngo uri muravamo. Kandi ugiye gusimbura ntabwo aba ari kure. Aba yikora utuntu njya nibaza ubu tuturema arakora njo tunataka ibikabyo tu. None se ubu niba atariteguye mbere utu tuntu harimo aragira ngo hari ibintu bagira ukagira ngo arafashwe n'amashanyarazi. Ubu arimo aravuga ngo vamo sha nanjye wagize ngo jewe sinzi toka. Ntukemere ko bagukura mu kibuga cyegenki. Ntukemere. Hari abantu bari hariya barimo barashofa my dear. Pastor Kado. Baravuga ngo kadara reba ku ruhande gato mikro ndaba nayifasha. Hari abantu bavuga ngo Julliene uratinda gato turagukuramo. Turaba tuhageze barimo barishofa. Imana ikakureba ibintu wikora mu kibuga. Uyarimo arakina make. Se kwasa. Umuntu wari umuhanga wabanje yabanje n'ibikajo ari muraya atangiye gukubita umupira ukajya hariya. Se kwasa. Iminota yaba mikeya ukabona coach agize gute? Coach arazamuye. Umva nkubwira ibintu bintera ubwo. Njya nsenga nkabwira Imana ngo nkiriho ntuzansimbure. Ntuzansimbure wo kabyarawe. Ntuzankure mu kibuga nkiriho. Nihumeka. Nkikaraga muri uyu mugi na mahayitaro. Ukansimbura tuivi. Urambabarira ntuzansimbure. Nubona wazamuye sinumva ukabona wavuze coach ajya kuzamura yabanje kuvuga ndabeshya. Kandi ugira je nabanje kugira ngo baba barwaye ariko bambwira ngo bari muzima. Hari n'igihe yivugisha wenyine. Je naribazaga ibe namaravugira hano hari abaramwumva barimo bariruka inyuma y'akantu kamwe. Harimo aravuga bagenda n'abagenda buriya na Kristo arimo aragenda urakata agakata. Juste uri mu biki uri mu arimo aravuga nuko ntabwo uri muramwumva arimo aravuga. Tega amatwi umwami arimo aravuga arimo arahamagara arimo aravuga ngo uri mu bitsi kina neza. Jya muri repetition reka kuzamura ibitsiro. Bwiriza rekana nako gakobwa va kuri uriya musore kiranuka reka ubwo bujura arimo aravuga. Umwami arimo aravuga tega amatwi reka ayo manyanga va muri icyo gitsinda cy'amanyanga amafaranga uraza rekure arimo aravuga ukikawe ya kidogo araza kuzamura. Nabwiye Yesu ngo ntuzazamure nkiriho. Mbone tu ivi tumutanakuya aransimbuye. Harya uva mu kibuga ugakora iki? Nkanjye najya gukora iki? Ubunyatse kuvuga wansigira iki? Jewe sha Bibiliya avuga ngo turi umubiri wa Kristo. Bamwe n'amaguru abandi n'amenyo. Genda akanwa. Niko mdomo. Unyatse kuvuga Julliene uransigira iki? Kuva mfite 18 ans
18 nari kuri podium ndi pasteur 18 wanza ndi mu bashumba bambere babaye abashumba ari bato cyane. Icyo gihe ba Dr. Masengo baza inyanza nari nshumye igitorero rinini nari mfite mimbere mu kigo no hanze, mfite abanyeshuri benshi nyoboye aho kuva ubwo 19 hari ibintu ntigeze menya. Ubu rero maze kugira imyaka taralalala wari utegereje iki? Ariko mukunda kumva ubu maze kuzuza 70 abaribwo baze bansimbure tu biragatsindwa mu izina rya Yesu. Ndimo ndavuga ngo anga kunanirwa ku munota wa nyuma, witsindirwa aho badatsindirwa, winanirirwa aho abandi batakananiriwe, basensible. Tsindagira ugenda kuko hirya Esteri ari muri shofuma. Ni shofuma arimo arishofa Esteri. Wibuke ko Esteri afite ibibazo n'imfubyi, yimereye nabi, aravuga ngo amahirwe wahawe wowe iyo nyabona. Hari ba Esteri bari hariya ntabwo bitaye ku bintu uri muri kora aho ngaho, bifitiye ibibazo, baravuga ngo my God, they wish, baravuga ngo I wish yabandi wowe. Barareba iby'Imana igukoreye, barareba aho Imana igukuye naho ikugejeje, barareba ukuntu isi yose, barareba. Esteri ari hariya arimo arishofa, aravuga ngo wampa umunsi umwe nkaririmbana n'abari abantu. Ibi wabimenye wakwiga guca bugufi. Narivuze ngo ibi wabimenye waca bugufi, wamenye ko Esteri ahora ari tayari, waca bugufi ukamanura ikiburi. Mvuze neza? Ikiburi urakigira gute? Uramanura. Abantu bari hariya mu byuma hari utuntu njya mbona ntabwo nzi ko batwita, bagira gutya ukabona barakagize ngo bagira gutya mikoro ikavuga cyane nagakibene. Nama volume kuko bakagira ngo ukabona kandi bakagarukirije hagati. Na mata uranyifatiye pastor. Nukuri ariya ntabwo ari amata, amato. Nari numvise iby'iwacu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Winanirwa ku munota, ndakwinginze winanirwa ku munota wa nyuma. Wikwemera ko ikamba ryawe Esteri ritwara. Wikwemera gutakaza inda yawe uvanye kure, inda ya destiny ivemo gusa gutya. Ndabwira abantu bakira aba jeune nkanjye, ndabona turi benshi. Ibintu biri hano hanze biryoshye ni byinshi, ibintu byatuma wavorta destiny biri everywhere. Narimvuze ngo biri ahantu hose. Ibintu byatuma destiny yawe ibihinduka futu biko kila fasi. Kandi langaje mvuga mwanyumvise kare, mwanyumvise kare. Ibintu biraha muri generation yacu. Mama hari genje avuga ngo ubu Yesu anije iminota 5 akambwira ngo nyereraho gato, namusigiriraje. Agira amaboko. Aha hantu kwa Vashiti, aha hantu yananiriwe, hari ibintu bikubita kabisa byaka, ariko ntabwo ibyaka byose bikwifuriza ikiza. Ndasubiramo, ibi birimo biraka hano bakuhimbaza. Ndashaka kureba amakanzu yazamura, baririmba babyina, Vashiti yicaye atazi ko ari bwo bwa nyuma. Yumvise bamuhimbaza, abanyine bamuhimbaje bagiye kumuvaho bahimbaza undi. Iryo kamba ari mariratana ufite ku mutwe barari mwaka barihe bari hundi.
ananirwa ku munota wa nyuma. Reka nsoze mbabwira ngo turi mu minsi ya nyuma, turi mu bihe bikomeye, turi mu minsi itakabaye iminsi yo kunanirirwamo, turi mu minsi atari bwo vraiment warihanganye n'ubundi, siyo minsi wakabaye ufata agakiza uko ushatse, siyo minsi wakabaye uri urangara ku buzima bwo gushaka Imana. Reka mvuge kuri iki, iminsi turimo impamvu iruhije cyane nuko ariyo minsi ifite mu tuntu twinshi cyane. Hano abahimbaza bakuririmba vashiti ni tukakurangaza ukibagirwa ko hari uwakurongoye, ukibagirwa ko hari responsibility ufite hakurya. Mwabyumvise? Ibiguhimbariza hano birakwibagiza ko hari indi relation iri très important ufite hakurya. Iyo wibagiwe relationship yawe, ibi byaha birakwangiza cyane. Ndimo ndavuga ngo distractions ziri muri iyi minsi zirimo ziratwibagiza gusabana n'Umwami. Igihe cyose watakaje connection n'Umwami, reka nkubwire ngo nta resistance nimwe ufite, nta mbaraga na nkeya ufite, kuko source y'imbaraga ni amavi. Tekinike y'umwanzi buriya Julliene mbwiriza henshi, sinzi niba hari itorero ntarajyamo muri uyu mujyi no mu byaro ari inshakire yaba ari makeya, ni gake njya kubwiriza ahantu nkahava ntabajije amatsinda abiri: intercession, evangelisation. Uzabaze bazakubwira, bazagusobanurira, bakubwire henshi. Niba hari ikintu kidafite abakiriya ni intercession. Groupe ya intercession ngo batangaje hano ngo intercession tuzahura uyu munsi, mukaza mwuzuye gutya nakurapi, kiretse niba hano murageze mu ijuru. Pastor mwageze? Intercession barahamagara, iryo tangazo uryumva nyine uvuga ngo bishop urangiza dutahe. No one, ntabwo biteye apeti. Hamagara evangelisation, tuzajya kuvuga ubutumwa mu mihanda na hehe nanatakuye. Ibyo bintu bidafite. Shaka ikindi cyose uri buhamagare, abantu baraza. Baraza mu bwinshi, dore mwaje. Ariko ibintu byangombwa cyane nibyo tutitabira. Igihe erega turi bavashiti, kuko icyatumye vashiti yakwa ikamba rye yatakaje ubusabane bwo hakurya. Ibirimo birakubuza amavi, birimo biracya ubusabane bwawe bwo hakurya. Biragukura mu gusenga, biragusigiye iki? Ubusabane bwawe n'Imana, wowe n'Imana, simvuga rusange, wowe mu cyumba cyawe mu gitondo ubyutse saa sita, burakomeye kuko iwa mugozi uguhuza na hirya. Gutakaza ubu busabane, reka nkubwire ngo n'abaguhimbaza n'ayo mafaranga urimo urakorera n'ibyo bituma uvuga ngo I am busy doing what? Ibi byose bikugira busy birimo biragushuka, bifite target. Narimvuze ngo bifite intego, tegereza gato uzayibona. Iyi minsi tubwira ngo am busy, ibintu byose ni tuziye tunayiririmba, I am busy, very busy. Ntayo muri iyo ndirimbo, I am too busy, too busy, too busy. Ndebe rukwegereye ngo uri busy, uri occupy ukora iki burya? Ibyo bikugira busy vashiti bitakonesha kesho. Hari ababaye busy n'ibyo barimo hariya uyu munsi bambaye iroza epfo mageragere. Abandi babaye busy uyu munsi twabuza aho bageze.
igihe cyose wigize busy occupé, urabona nkora ha mvayo 17h, après 17h njya kuri masters kandi ubu nabyaye impanga, songera mu rugo, je suis très fatigué. Acha français mama, acha français, punguza français. Ntabwo uri uwa mbere ubyaye impanga, nta nubwo uri uwa mbere uyize masters, nta nubwo uri uwa mbere ufite akazi kenshi. Abantu barabikoze ariko babona Imana bakiri mu isi. Nta gishya ku isi. Umubwiriza yaravuze ngo nta gishya. Nshakira ibyo byose byagucanze, hari ababinesheje. Abaheburayo 11 dufite intwari zo kwizera, dufite abagabo banesheje umubiri. Ba Yosefu bakuyemo amakoti basiga abagore bibarangura hariya baragenda. Bible ivuga ngo Yosefu yari mwiza, yari mwiza, handsome. Umuheburayo kaka yangu yari mwiza, Bibiliya ntikibeshya. Pastor, hari igihe ubona abagabo beza va ku mikino, hari uwo nigeze kubona ntangira kugira gutya. Isigira Bibiliya ivuze pastor, uzi ko umuntu amwegera ndamubwira nti uraho neza, arambwira ati ya pastor, none ati niki arimo aravugana na pastor. Erega ikibitse ntabwo mujya mubivuga kandi wabibonye. Ntabwo ikibazo uri kubivuga, ikibazo nigiri bukurikira icyo, ariko kubibona babibonye. Nana se ntabwo mwabibonye ko ndi mwiza. Oya nivugiraga. Ariko uwo muntu naramubwiye mama Bishop, ndamubwira ni you are very handsome. Ati pastor, mu izina rya Yesu. Aho rukore mwabaye buntu. Hirya hari umuvandimwe, na hano nari nagiye kubwiriza, hari umuvandimwe uri muramfasha mama pastor, amfashije ibitabo. So yumvise mvuze ngo you are very handsome, uri mwiza cyane. Imana yakuremye neza, abarasetse ni aranasetse. Wa wundi umwaje ibitabo ati katika jina la Yesu. Simba shuka narumiwe. Jewe ndahindukira njya kureba yahumirije. Ndamubwira ni iki kibaye? Pastor, guma mu mafuta. Guma hehe? Guma mu mafuta. Nijwi yarihinduye, twaje tuvugana neza pastor. Ambwira Pastor Julliene ni bigeze ati guma mu mafuta. Ndamubwira ni humura amaso. Ubu navuye mu mavuta. Ndamubaza humura, arahumura, murebe. Ni mwiza si mwiza? Kubw'icyubahiro cy'Imana. Ngo ni mwiza kubw'icyubahiro cy'Imana. Hari ibintu dutsinda kuvuga ariko c'est naturel. Imana yarabiremye. None se ubonye imodoka nziza uravuga ngo dore kiriya kintu? Ntabwo uyibona. Urayibona ukamenya ko nubwo wifitiye kagikumi kawe ko muri kambaye RAA ariko iriya ni nziza. Urayibona uti iriya ni range, ntiwumva ko muzizi. None se uyu yazi uravuga ngo dore kiriya kintu, ubwibone gusa faya. Urabibona ko umuntu yagezeyo sivo, arangije arayigura ugashima. Niyo muhura mubwira ati ufite imodoka nziza, ntabwo uvuga uti guma mu mwuka. No. So Bibiliya iravuga ngo Yosefu yari mwiza. Hita umufotora nawe, bamufotoye. Agomba kuba yarogoshaga 040. Hagezweho ubwanwa bwinshi. Agomba kuba yarafite ibyanwa ameze ukuntu, ariko umugore wa Potifari amubonye aravuga ngo sinkuva imbere. Umugabo aramubwira ati namaze kumenya ibyo batandukanya, ntabwo ubu buranga bw'inyuma bushobora kwica ikindi imbere. Ntibishoboka. Ntabwo ndi bugurishe apparence, nyigurane destiny, nyigurane intebe y'icyubahiro yo kuba premier ministre integereje muri Egiputa. So
soze nkubwira ngo kunanirwa ku munota wa nyuma kwa Potifari utanze intebe yawe y'icyubahiro yo kuba premier ministre. Mbarikiwe sana. Agaza hagato akaba tuzanira igiseke, hanyuma dutange ituro ivuga butumwa, hanyuma nadusengere. Amen. Aratubwirisha umuntu wese arumvise. Twongere ijambo ry'Imana mashi. Fata ituro ryawe kadutanga ituro. Kucyumweru ndagira ngo ni kucyumweru narabwiye ngo iri somo aribwirije muri kaminuza. Umuha ibimasa byose byo mutara. Murabizi namwe ibyo muza mutanga muri yereka. Muza mubitanga. Bya bindi bene yatanze. Maître Juste. Abo bose bagezire hejuru. N'abandi mwese. Ariko iyo duhawe amagambo meza nk'aya yo kutwibutsa kuranga hari ibidakinishwa yabisobanuye. Fata ituro ryawe tuzane duture nk'uko aya magambo. Abarifite kuri telefone reka aduhe telefone ye hariya, bashire kuri telefone ye hariya. Udufashe telefone ya Pastor Julliene adufashe yitubwire kuko ko turi mu mwuka. Abayifite cash reka tubikore vuba vuba, tukiri mu mwuka tuzogumamo. Hanyuma reka yitubwire. Baririmbyi mugoma mutambuke. Okay. Ben arayifite reka dufashe. Yeme ko mudafite courage. Imuhaguruke mwese tugira icyo dukora kabisa. Pastor ugiye kudusengera. Abantu bafite turaziranye twese. Dufite ukuntu abantu bibwira ko bagezeyo. Ariko dusenga Imana titube ba Vashiti ave mu bugingo bwacu. Reka tubikore vuba vuba. Tubikore vuba vuba. Nomero ndiraho. Ngiye kudusengera, sinzi we wabihawe ko numva ngiye kubivuga norondogora, ariko gira uko watura kuri aba bantu ijambo. Kandi basabe duhaguruke turacyari kudutanga amaturo. Duhaguruke ugira icyo watura kuri ubu bwoko. Aba ni abantu bato baracyafite imyaka mike, hari aho bagomba kugera. Muri iyo myaka yabo hari ibibasho, hari bihamagara. Umwana arahamagara, ibintu birashushe, bagiye guhabwa amasezerano akomeye, ariko bararangaye. Abantu bararangaye. Kabasabe muhaguruke kuve hasi, hanyuma dusengera isengesho sinzi ubihabwa, hanyuma tukureke. Reka dufatanye mbasengeranye ndisengera. Twese dukeneye ubuntu bw'Imana. Dushaka kuzamurira Imana yacu amaboko hejuru. Data wa twese uri mu ijuru. Oh, hallelujah, hallelujah. Tuzamuye amaboko yacu nk'abadashoboye mwami. Ntabwo nshoboye, ntabwo dushoboye, ariko dushobozwa nawe. Dushobozwa nawe mwami. Ndasenga Nyagasani abari bananiwe, abari barushye kuri uyu munota wa nyuma, ndabwira ibibatsikamiye birekure mu izina rya Yesu. Ndabwira icyari cyicariye igihu
cyari ku mitima yacu, cyari ku maso yacu, gikurweho iyo rido, icikemo mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe Nyagasani, imbabazi zawe, amaraso yawe, umwuka wo kurangaza ndawuvuma mu izina rya Yesu. Umwuka wo kurangaza, umwuka utuma dutinda tukanga kwitaba icyo umwami avuga. Arahamagara mu gitondo, agahamagara nimugoroba. Turanze mwami. Ndasenga ngo imitima yacu yigarure, ndasenga ngo ugarure intama zari zisubiye inyuma, utwongere kwihana duhindukira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen.